dusome ijambo ryanditswe mu gitabo cy'Abaroma 8 abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, dutakisha tuti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Turateranye Mwami Yesu, turateranye nawe ngwino. Turateranye Mwami Yesu, turateranye nawe ngwino. Wera Mana yacu, mwungeri w'ubugingo bwacu Yesu Kristo, tugushimiye ko uri Imana itabura uko bigenza, tugushimiye ko uri umutambyi mukuru wa Mana we, tugushimiye ko uri umubyeyi uruta ababyeyi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twaryamye ntiwaryama, turasinzira ntiwasinzira, watubereye maso w'igicucu cyari kinishe, tumeze nk'intumbi zegetse, none dukanguye kuri aya masaha kwa mbere iminsi 7, kongeye kubona umuziki utambitse tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abahungu n'abakobwa bawe tugandagaje imbere yawe, tuzanye amashimwe menshi ari ku mitima. Hari abo warenze mu ngendo, hari abo wakije mu manuka, hari abo wakije indwara zitandukanye, hari abo wahaye akazi, hari abo wahaye imodoka. Ibyo byose Mwami nta wundi ubikora, nta n'uwabyishoboza, ni wowe ubigena. None reka mfatanye n'iki bacu na data Mwami, tugukomere mu mashyi. Uri Imana ikwiriye icyubahiro, rwanditse ngo amavi yose apfuka mu izina rye, ndetse n'umwuka byose bimaze Uwiteka kuko agira neza. Ijambo risome amatwi yacu, ni ijambo Mwami, ni inyuguti mukaba wandikishije aya magambo, nta manurwe no kuyasobanura imitima itane ahangaha. Akanya gato turamara ahangaha Mwami, buri muntu wese atahe akumvise kandi atahe akubonye. Ubwo Mwami Kristo yamujyaho ati buri mwana akwiye kwandika iwabo, Mwami buri muntu wese akihutira iwabo. Iyi saha igeze, buri kintu cyose kihutira isaha yacyo. Isaha igeze, buri kintu cyose kijya mu mwanya wacyo. Mwami yemera muri aya masaha ntabwo twihutire kujya mu mwanya wacu, maze Mana nawe aho ushaka ko tujya, icyo ushaka ko tuba, Mwami muri aka kanya wamaneye kibe ku bw'ijambo ryawe. Mana natwe ijambo dusomwe, haba ijambo risome amatwi yacu, ribe ubuzima, ribe ubugingo, riduhaze, natwe dukomeze mu rugendo, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami mukuru Yesu Kristo. Amen. Ndabasha kwicara. Bongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane kuko yongeye kutwemerera kuboneka kuri aya iminsi 7, tugihumeka umwuka w'abazima. Iyo Mana yabikoze abucyubahiro. Mu by'ukuri Bibiliya avuga ngo iyo turi iwacu tuba turi kure ndetse y'Imana, tuba turi mu ntambara, tuba turi mu rugamba, ariko Imana yabanye natwe. Imana yaraturinze. Hari abari barwaye ko twabyumvisha Imana yakijije, ntacyo twatanze. Hari ibintu byinshi byagombye kugukiza, ariko bigagukiza kuko hari ibyo watanze. Twumvise ko hari umuntu urwaye indwara izemeranye imyaka myinshi, yaratanze amafaranga, yaratanze ibintu bye byose, ariko indwara yanze gukira. Ariko Uwiteka hageze, uwo muntu arakira. Imana niyo mukiza, Imana ni umubyeyi, Imana Yesu Kristo ashobora byose, ntacyo ananiwe.
hari abantu bari bashonje Imana yabahagije ndetse bahaza ibyiza hari abantu baba bambaye ubusa amen birirwa bidoderaho ibicocero batagira imyambaro ariko Imana yaduhaye imyambaro hari abantu bari bariho batagiranye no hino ariko Imana yarabikoze ntacyo twari turi cyo ariko Imana tugize abo turi bo iyo Mana twari tukabona Imana yacu ni gushimwa twayishimira bwakwira bugacya twayishima twahera he twayishima twakusiriza hehe ni ukuri iyo mbarebye iyo mbabonye mwumva ijambo ry'Imana nkareba icyo Imana yakoze nkareba kandi icyo Imana iri gukora ndavuga ati mwami uri mwiza ese niki twagushinja niki utakoze kandi uwo mubyeyi abana badafite ababyeyi ubabera umubyeyi ababyeyi badafite hepfo na ruguru ukabera umugabo ukwanditse ngo Yesu Kristo niwe mugabo w'abapfakazi Yesu Kristo niwe se w'imfubyi ntawe umwiringiye n'umwe uzakorwa n'isoni Imana yacu ni nziza amen Imana yacu ni nziza mu by'ukuri rero ni byiza kwiringira Uwiteka kuruta kwiringira umwana w'umuntu kandi bari kwiringira umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza kuko umwuka umuvamo aho agashira bakajya bakamushingura aho akibagirana abantu bakarira bakihanagura akagenda ese nk'umuntu ni iki ariko Imana yacu ihoraho ibihe byose Imana yacu ishobora byose cyagiye wowe wumva unaniwe nta mbaraga ufite nta bushobozi ufite takira Uwiteka Uwiteka arakumva amen cyagiye wumva wihebye unaniwe ntacyo ufite takira Uwiteka bwira Yesu Uwiteka arashobora byose Uwiteka yiteguye kumva ikimubwira amen uko waba uri kose iyo wegereye umwami Imana irakumva kandi Uwiteka ni umunyembabazi afite kugira neza kwinshi ukeneye kugirirwa neza ukeneye kugirirwa imbabazi yegera Uwiteka ndabashimiye cyane rero ko mwongeye kwegera Imana abana benshi mu rungano rwanyu hano hanze bari mu magemu adafite akamaro bari mu bintu bidafite agaciro bari kujya mu bintu utamenya ariko mwe mwabonye ko gifite agaciro ari ukuza kumva ijambo ry'Imana ari ukuza kureba Imana ntabwo burya mwaje kureba dusabe ntabwo mwaje kureba umuntu uwo ari we wese ahubwo mwaje kumva no kureba iyo Mana rero nanjye niyo yatumye nzana nanjye niyo naje kugira ngo nibagenderera nanjye ngenderere nibagaburira nanjye basimereze ibikwiriye nicyo dushaka imbere y'Imana uko ubona umuntu ariho uko ubona umuntu abayeho burya abeshejweho n'Imana twumvishe ejo ijambo umugaragu wayo yavuze ati abantu bose ni ab'Imana amen abantu bose ni ab'Imana ariko muri abo bantu hakabamo abana b'Imana amen abantu bose ni ibyaremwe n'Imana abantu bose baremwe n'Imana niyo mpamvu bivuga ngo abantu bose ni ab'Imana ariko muri abo b'Imana hari abumvisha ijwi rihamagara ijwi rimaze kubahamagara ribakura muri bya bindi ribakura muri ba bandi rirabatoranya rimaze kubatoranya ribagira abana b'Imana Yesu Kristo akaba umubyeyi natwe tukaba abana niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana haleluya haleluya abayoborwa n'umwuka w'Imana burya abo nibo bana b'Imana
ariko ndagira ngo mbaganirize amagambo meza. Umutwe w'amagambo uvuga uti turi abana b'abaragwa. Amen. Mwishimiye kumva amagambo. Turi abana b'abaragwa, baragwa na Kristo, twahawe umurage. Ubundi kera kose umubyeyi yakuraga akaraga umwana w'imfura, akaba umutungo wose w'ababyeyi aba ari uw'abana babo. Yajya kuraga akavuga ati wowe mwana wanjye uri umwana w'imfura, uri umwana wa mbere, none dore niwo mukuru w'abagenzi bawe, none dore nguyu umutungo wanjye ngatangira nkabagabira, ariko mwereye ku mwana mukuru. Amen. Mwereye ku mwana mukuru, uwo mwana yitwa umwana w'imfura. Rero igihe cya Yakobo na Esawu, kubera kutagenda n'amagambo y'Imana n'ubutumwa n'amagambo y'Imana, umurage wabaye umwana wumvira. Umwana wumvira. Amen. Reka mbabwire, burya turi abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana, twabihawe no kumvira. Kumvira iki? Ijambo ry'Imana. Noneho Yakobo yumvira amagambo y'umubyeyi we. Umubyeyi abwira Yakobo ati rero mwana wanjye, kora gutya, gira gutya, gira gutya. Ati twiza amasaha, Kristo arashaje, none agiye kuraga, agiye gutanga umurage. Ntabwo cyako Esawu agutwara umurage, kandi dore byose akunda ni ibi ngibi. Genda ubikore, hanyuma ubijyanire so. Iso namara kurya kubyo akunda, nta kabuza nawe araguhereza umurage. Amen. Ni ukuvuga ngo mu minsi yacu, reka mbabwirize ukuri. Yandi bajya bavuga ngo mbakurire inzira ku murima, akora kudakumva. Ntabwo muri iyi minsi avuga ngo harajya kureba ngo wa mwana wa mbere, ahubwo umwana w'imfura muri iyi minsi, umwana w'imfura muri igihe cyacu ntabwo ari wa mwana wavutse mbere, ahubwo umwana w'imfura ni umwana wumva amagambo y'Imana, ni umwana wumvira ababyeyi. Icyo byakubwiye uzakundwa n'umubyeyi byari igihe umubyeyi azakubwira ukumvira amagambo ye. Amen. Igihe umubyeyi azakubwira nawe ugatura mu byo agutegetse, burya icyo gihe umubyeyi azagukunda kandi umubyeyi azaguha icyo ushaka. Harabona akunda gusuzugura kandi agasuzugura ababyeyi be, ariko mu kanya azi ko ababyeyi hari icyo arabasaba. Muri mwese wenda ababa bari gukora nibo bakeya. Abana benshi bambara bambitswe n'ababyeyi babo, abana benshi bakarya bagaburiwe n'ababyeyi babo, ariko umubyeyi yakubwira ukamusuzugura. Warangiza ukajya kwikirira akabumba hamwe n'abandi bana, baraza kugira mu byo ushaka, ariko mu kanya kibajya kuraza kuza ukomanga ku muryango, uzi iwanyu, uza kureba mama, uza kubaza ati mama ntabyahiye, mama ntabirimo. Uza kureba papa, vuga ati papa ko nkeneye kariya akantu nakabona gute? Ni ukuvuga ngo niba uzi ko umutungo wose ababyeyi bafite ari uwawe, kugira ngo uzabashe kugera kuri uwo mutungo, kugira ngo uzabashe kubona icyo ubona, ni uko uzaca bugufi ukumvira ababyeyi. Amen. Natwe rero ndi kubabwira ngo dufite umubyeyi. Umubyeyi avuze ati niba tuyoborwa n'umwuka w'Imana, niba uzi kutayoborwa n'umwuka w'Imana, ukaba uzi ko uyoborwa n'umwuka wa dayimoni, burya ntabwo uri umwana w'Imana. Ariko abayoborwa n'umwuka w'Imana, burya abo nibo bana b'Imana, kandi abo ngabo burya nibo baragwa. Umurage uhabwa kuko uri umwana w'imfura. Ni ukuvuga ngo uraza kuba imfura ryari? Igihe wumvise amagambo y'Imana ukayaturamo, icyo gihe uri umwana w'imfura. Amen. Igihe wumvise ijambo ry'Imana ugatonda umurongo, icyo gihe uri umwana w'imfura. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana icyo ritubwiye tugomba kuryumva kandi tukarituramo, kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho, kugira ngo tubashe kuba abo turi bo, nuko tugomba kumvira. Iyi si iratugoye, iyi si iraturuhije, ariko kugira ngo tubashe kuyibamo.
nuko hari ibyitonderwa ugomba kugenderamo. Ibyo rero nta kindi ni ugutura amagambo y'Imana, ugatandukana n'ikibi, ugatandukana n'ibibi, ugatandukana n'ababi. Kuko muri Zaburi ya Dawidi igice cya mbere umurongo wa mbere mwambi icyatubwira, amen, ati hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, amen, niyice n'abakobanyi, uwo muntu arahirwa, uwo ni umwana w'Imana. Nawe ndababwira ati rero kugira ngo tube abana b'abaragwa tuzabone umurage twasezeranijwe, tuzabashe kuwusingira, niko twumviye amagambo y'Imana. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata. Ntabwo twahawe umwuka w'ububata, amen, ntabwo twahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Murabyumva neza? Twahawe umwuka, uwo mwuka niwo utugira abana b'Imana, uwo mwuka niwo utugira abo turi bo, uwo mwuka niwo utumye ubura ahangaha, uwo mwuka niwo wakuyoboye kuza ahangaha, amen. Uwo mwuka udutakisha tuti abadata. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka we ubwe uhamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana b'Imana, ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana. Turi abaraganwa na Kristo. Nije musabye tuganire, turi abana b'abaragwa, turaragwana na Kristo. Kristo n'umubyeyi, niwe data wacu, niwe data wa twese, amen. Niyo mpamvu turi abana b'abaragwa, tari gusubiramo. Niyo mpamvu turi abana b'abaragwa. Kubw'iki? Kubw'ijambo ry'Imana. Nimba twumva ijambo ry'Imana, umva ubwiza ukuri. Twahawe isezerano, iryo sezerano aravuga ati dore ndagiye, kandi ubwo ngiye ntabwo mbase nk'imfubyi, ahubwo nzagaruka kugira ngo mbajyane, kugira aho ndi namwe abariho muzaba. Tuzabana n'Imana kuko ari isezerano, niwo murage yaduhaye. Uwo murage urimo ubugingo buhoraho, amen. Akana mwishimiye ko abana b'abaragwa, ni bande babyishimiye. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo kuba abana b'abaragwa. Naye mbifurije kuzaragwa kandi mukaragwa ubugingo buhoraho. Imana yamusezeranije ibakomeze muri urugendo kandi ibashoboze kugira ngo tuzabashe kubana nayo, nuko tuzabasha kumvira. Imana rero ndayisaba kugira ngo idushoboze tubashe kuyumvira, tugendere mu ijambo ryayo. Ari umusore, ari inkumi, niwirate imbaraga zawe, niwirate ukuri, niwirate by'Imana uko Imana yakuremye, ahubwo wirate ko ufite agakiza. Udafite agakiza ni ubusa, ntacyo ari cyo. Udafite Imana ni ubusa, aragenda akibagirana. Ariko umwana w'Imana biravuga ngo nawe yapfa azazukira ubugingo buhoraho, amen. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twaganaga amagambo meza atubwira abana b'abaragwa. Imana duha isezerano, iryo sezerano turikomeze, ntitubinyandagareho ngo tubigire nk'ibyoroshye. Nimba harimo umwana usuzugura, agasuzugura ababyeyi, agasuzugura Imana ndetse n'ijambo ryayo, yumve ko kugira ngo uzabashe kwakira ibyasezeranijwe, ubu uragwa na Kristo, nuko uzumvira ugatura muri amagambo. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu Kristo.
turashoje We are coming to an turi kuri end. amagambo We were reading these words. abana b'abaragwa. Children of the covenant. Imana ishimwe The Lord bless ku us. ijambo ryayo ry'uno munsi. Of the word of today. Imana w'umugisha The Lord thank you. gutegera amagambo For all to ijambo use ry'uno the munsi. word. Iri amagambo magufi It was short ariko words, arimo agakiza. but Uwateze amatwi wese those who iri listen jambo akarituza mu mutima we, to this word, iri jambo akaryakira mu bugingo bwe, nta kabuza iri jambo rizakugeza this word ku ntego y'icyo Uwiteka yavuze. to the covenant. Imana bakomeze kandi bamugisha. Mu karirimbo ka meditasiyo, akaririmbo gatuje, buri muntu wese tubona imitwe yacu Everyone